Imana irakwemera nubwo se atakwemera, Imana irakwemera nubwo nyoko atakwemera, Imana irakwemera nubwo abantu batakwemera. Imana irakwemera. Abantu bakwita indaya, ariko hari igihe Imana itakubona nk'indaya nyuma yo kubura fiance, nabo ubonye bakigendera utabizi. Umva icyo Imana ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo none hiraje. Ikaze kuri mwebwe mwese mubara natwe ndi Clement Bagemahe, iri Peace TV igarutse. Turabakunda cyane kandi turabishimira uburyo bumwe ku bundi mugenda mutwereka ko turi kumwe. Ikaze kuri mwese rero aho muherereye munce zitandukanye. Uyu munsi tubazaniye Reverend Pastor hagiye kubibwira, ariko anababwira byinshi nanone bijyanye n'Imana mushize ku mutima uyu mu bihe bya none. Noneho reka tumwakire, hanyuma mu kumwakira araza kwivuga ariko anakomeze n'ikibwiriza nyirizina yamaze gutegurira nk'uko Imana yamushyize ku mutima. Ibihe byiza mwese. Pastor Reverend, turakwakiriraho neza. Muraho neza na mahoro y'Imana. Amakuru y'iminsi ni meza, turashima Imana. Yanyu mwebwe? Ntabwo nari nguherutse, wari umerutse? Oya, ntabwo nari nguherutse, nanjye sinzi iyo wabaga. Ninde tuvugana muri aka kanya? Muravugana na Pasiteri Ntishemanuel Fabrice. Yego. Kugeza umwanya turakwishimiye, njye warusanzwe nzi ariko. Ndakuze cyane, ntituziranye se. Urakoze cyane. Turakwakiriye. Uyu munsi Imana iri kuvuga iki? Imana ishaka iki? Imana iguze ku mutima nikiye muri Peace TV. Turakwakiriye, ikaze. Murakoze cyane muri Peace TV. Imana uherekera yaravugaga n'ubu ntiyacecetse, iracyavuga. Imana iravugana n'abantu bayo, Imana iravugana n'ubwoko bwayo, Imana iravugana nawe wowe ukurikiye Peace TV. Wowe uri hafi, wowe uri kure, iravugana nawe wa mugabo we, iravugana nawe wa mubyeyi we, iravugana nawe wa mukobwa we, wa musore we. Imana irimo iravugana nawe. Imana impaye amagambo meza muri iki gitondo. Twarimo dusenga. Ntabwo biba byoroshye. Wacu yaranditse aravuga ngo ntaba ari twahubwo izina ry'Iteka rihabwe icyubahiro. Ubwo rero wowe ukeneye kumva ijwi ry'Imana, umaze iminsi usenga, umaze iminsi ukeneye kumva Imana, umaze iminsi uyikeneye, umaze iminsi uyishaka, umaze iminsi wakoze ibyaha byinshi, urasinda, urasambana, ugira umujinya, ukora ibyaha byinshi umutima wawe, kandi urimo urakubwiza ukuri. Wumvise gutya hari ikintu umutima urimo kubwira, ntutegereze ikindi. Iyo ni Imana irimo ivugira muri wowe. Imana yambwiye ngo nkubwire aya magambo. Irambwiye muri iki gitondo ngo nkubwire ngo nyuma y'ibyakubayeho Uwiteka Imana aje kukwiyereka. Haleluya. Nyuma y'ibyakubayeho, Imana nsenga, Imana nkorera, Imana nyiribihe, Imana nyirubasha ije kukwiyereka. Nyuma y'ubukene wanyuzemo, Imana ije kukwiyereka. Wakira ubukire mu izina rya Yesu. Nyuma yo gucuruza ugahomba, nyuma yo kubyara ugapfusha, nyuma yo gushaka ukabura urubyaro, nyuma yo kurwara uburwara bukayoberanya, nyuma yo kugera kure, nyuma yo gutaka ukabura ugutabara, none humva icyo Imana ivugane nawe. Nyuma y'abantu watakaje, nyuma y'abagutaye, nyuma y'abakuvuze nabi, nyuma y'abo wakeneye ukababura, nyuma y'ibi byose, Imana ije kukwiyereka. Ni wowe mvugana nawe, ni wowe Imana ivuganye nawe. Nyuma y'ibyakubayeho, Imana ije kukwiyereka. Haleluya. Nyuma y'agahinda wagize, Imana ije kukumara agahinda. Nyuma yo gupfusha umugabo wawe, nyuma yo gupfusha umugore wawe, Imana ije kukwiyereka. Nyuma yo gushaka, hanyuma ugasenya bitagize gute, ugasenya byagutunguye, ugasenya utabishaka. Umva icyo Imana ivuganye nawe. Imana igaruye amahirwe yawe. Imana ije kukwiyereka. Nyuma Imana ije kukwiyereka. Imana ije kukwiyereka. Imana ije kukwiyereka. Ntabwo ari Imana ibikoze gusa, uherekera ko Imana yerekaga ubwoko bwayo. Reka dusome ijambo ry'Imana gatoya. Turasoma ijambo ry'Imana muri igitabo cya Samweli.
reka dusome turebe aho Imana yigeze kwiyereka umuntu kugira ngo wizere, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwizera kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Wowe urimo unteze amatwi uri hano, icyo wizereye ku Mana kizasohora. Turasoma igitabo cya Samweli wa mbere ibice 16, ndasoma umurongo wa 7 gusa. Uravuga ngo ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Wakire neza ijambo ry'Imana. Abantu babona udakwiriye ibyiza, abantu bareba bakabona ntukwiriye kuba kuzura umwuka wera ngo uhanure nk'abandi. Abantu babona utaba umupasitori ukomeye, abantu babona utaba umukozi w'Imana nk'uko bamwe babyiyitirira, abantu babona nta cyiza wagira. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo rivuye ku mutima w'Imana. Imana irakwemera nubwo se atakwemera, Imana irakwemera nubwo nyoko atakwemera, Imana irakwemera nubwo abantu batakwemera. Imana irakwemera. Abantu bakwita indaya, ariko hari igihe Imana itakubona nk'indaya. Abantu bakwita umusinzi, ariko hari igihe Imana itakubona nk'umusinzi. Abantu bakwita icyo bakwita, ariko Uwiteka Imana ntareba ibyo byawe inyuma, areba mu mutima. Ejo uri umuntu ukomeye, ejo uri umuntu w'igitangaza, ejo uri umuntu w'umumaro, ejo uri umuntu izifuza, uri umuntu isi ikeneye, uri umuntu umuryango ukeneye, uri umuntu abantu dukeneye, uri umuntu itorero rikeneye, uri umuntu igihugu gikeneye. Akira ubuhanuzi bwawe, akira icyo Imana ivuganye nawe, nyuma y'ibyakubayeho, nyuma y'ibyo wavuzweho, nyuma y'ibyo wakorewe, nyuma Imana ije kukwiyereka. Imana yiyeretse Dawidi nk'uko twabisomye. Dawidi avuka ari umwana w'ikinyendaro. Iki cyari ikintu cy'ikizira muri Isirayeli. Imana igikuraho ibizira by'abantu bene data. Haleluya. Imana igikuraho ibizira by'abantu. Hanyuma hayavukanaga n'abandi bana, ariko ndavuga ku bahungu batatu. Bibiliya ivuga ngo bari abahungu barebare bujuje kondisiyo zose Isirayeli yashakaga ngo baba abami. Hari abantu bujuje kondisiyo zose, hari abantu nyine bafite ubwiza bugaragara, hari abafite amafaranga, hari n'abafite Imana. Ibyo byose ufite nibitagirira Imana umumaro, nibitagira abantu akamaro, ntaho ujya nta naho ugana. Ijambo ravuga ngo nyuma y'ibyakubayeho wowe rata, nyuma yo gukena, nyuma yo kwirukanwa, nyuma yo guhomba, nyuma yo kurwara, nyuma yo kurokoka, Imana ikurokoye urupfu rw'iteka. Lone tasi ene monda alate kombeni ene taizome. Umva icyo Imana ivugana nawe. Wowe wumvise iri jambo, akira iri jambo. Nyuma y'umubabaro umazemo iminsi, nyuma yo kwibwa kwawe, Imana ivuganye nanjye amagambo ngo nkubwire ngo Imana ije kukwiyereka. Nyuma yo guhemukirwa, wowe urimo ndeba, wowe wumva aya magambo, umva icyo Imana ivuganye nawe. Wahemukiwe na fiancé wawe, uhemukirwa n'umugore wawe, dore wahemukiwe n'umugabo wawe, byaguteye agahinda, dore byaguteye umubabaro. Lone sayimora anetita kosiri. Imana irakuzi sinkuzi, Imana irakureba sinkureba, ariko umva Imana ikureba ikivuganye nawe. Nyuma y'ibyakubayeho, Imana ije kukwiyereka, Imana ije kuguha amahoro, Imana ije kuguha ibitotsi, Imana ije kugukiza uburwayi bwawe, Imana iguhaye inshuti. Noneho Imana iraje nyuma y'abantu, Imana iraje. Akira neza ubuhanuzi bwawe mu izina rya Yesu. Etumeni sayimora enane elekoti ezi enopa ri de soya vire enemando etita kudasai. Nyuma y'ibyakubayeho, Imana ije kwiyereka. Nyuma y'akarengane wagize, Imana ije kukurenganura. Nyuma y'ibyishimo wabuze, Imana ije kuguha ibyishimo. Nyuma y'ibyago wagize, Imana ije kuguha umunezero. Dore Uwiteka Imana agukijije uburwayi ufite, dore Uwiteka Imana aguhaye ijambo ntaryo wagiraga.
ite sayimora, dore wowe udakijijwe wararize ukeneye agakiza, ukora ibyaha urabizi mutima ukakurya. Umva icyo Imana ivuganye nanjye. Imana ikubwiye aya magambo ngo nyuma yo gushayisha mu byaha, noneho Imana iguhaye agakiza, noneho Imana iguhaye gusenga, noneho Imana iguhaye kuririmba, noneho Imana iguhaye kunesha. Dore ibyaha urabinesheje. Ni Imana ivuganye nawe, ntabwo uvuganye na Pastor Fabrice. Imana iguha umugisha mwene data. Dawidi Imana yaramwiyeretse. Dawidi bamwohereza mu ishyamba ajya kuragira intama, akagererwa rwana n'idubu, akagererwa rwana n'intare. Imana nta muntu wamurebaga, Imana yaramurebaga. Abantu bo bari bamwohereje kuri yo, bamwohereza aho ngaho. Hari ahantu bakohereje, hari ahantu watawe. Ye baba we, kubera ubusinzi bwawe abantu babona nta jambo wagira, abantu babona nta mumaro. Ye baba kubera uburaya bwawe abantu babona nta kiza. Ariko nubwo watawe aho, Imana ije kuhakuvana. Imana igihe kiragera, ndimo ndihutisha. Halene tasire, umva uko Imana ikora. Igihe cyarageze. Abantu baravuga. Yesaya n'umugore we n'abandi bana bohereza Dawidi mu ishyamba. Aho ngaho nta mahirwe yari afite. Idubu yari kuhamwicira, intare yari kuhamwicira. Ariko Imana idakora nk'abantu. Imana irinda Dawidi. Ndakubwira aya magambo. Iyarinze Dawidi iracyakora. Iyarinze Dawidi irahari. Nawe irambwiye ngo irakurinze, nawe irambwiye ngo ikugiriye neza. Imana iguha umugisha mwene data kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri, Dawidi abaye aho ngaho, Imana ivugana nawe, iramubwira ngo uzaba umwami wa Isirayeli. Munsobanurire ibi bintu. Murimbyi yavuze ngo shimwa Mana ukura ibishoboka mu bidashoboka. Ibyo ubona ko bidashoboka, iki gitondo ngutumweho, Imana irambwiye ngo birashoboka. Wizere ko bishoboka. Akazi wabuze, Imana irakaguhaye. Birashoboka ko wakabonye. Umwana wabuze, kubw'imbaraga z'amasengesho, ndagusengeye mu izina rya Yesu. Akagahinda ko kubura urubyaro, Imana ifungura inda yawe, urabyaye mu izina rya Yesu. Ubyakire gutyo kuko ni Imana ikuntumyeho. Haleluya. Nyuma yo kubura fiance, nabo ubonye bakigendera utabizi, umva icyo Imana ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo noneho iraje, noneho irakwiyeretse mwene data. Imana yereka Dawidi. Yanyuze mu nzira nyinshi. Mukomeze kiriya gice twasomye, mumenye amateka ye neza, musome ijambo ry'Imana. Abantu nimusome ijambo ry'Imana, mujye musoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigira umumaro. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Arangije rero Dawidi aragenda, yibuka icyo Imana yamubwiye, akigenderamo, arinda ubusore bwe. Imana imurindira mu ishyamba. Ye baba weteza ikibazo ngo hari urugabo bitaga Goliyati rwahekuye ababyeyi b'Abisirayeli rubagira incike. Imana ihagurutsa Dawidi kugira ngo amenyekane, ngo iramumugabiza kuko hari aho yamutoreje. Ibyo umazemo iminsi, Imana irimo iragutoza. Imana irimo irarema ubuhamya, irarema icyo uzavuga, irarema icyo uzabwira itorero, irarema icyo uzabwira isi. Ibyo urimo si umugambi wawe, ni umugambi w'Imana. Ariko igihe kirageze ubivemo. Hanyuma numara kubivemo, Imana ikugirire neza. Mwene data ndagukomeje. Iyo atabaye Dawidi ngo arangije iramumugabiza, amateka yuko yamwishe sinyababwiye, mundusha kuyamenya, ngo aramwica. Hari ikintu Imana ikora, buri ikizagukiza Imana ikikubitsemo. Nagakode ifungura gusa, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Sinzibagirwa komanteri biblike ziravuga ngo akimara kwica Goliyati, ngo ababyeyi bakenyeye ibitambaro, ibishura byo bajya ku musozi, ngo agasozi kamwe kagahereza kandi, ngo bakajya bavuga ngo Dawidi yishe. Haleluya. Hari ikintu Imana igiye kugukoresha abatakuzi bakumenye. Hari umuntu ugiye gufasha abatakuzi bakumenye. Imana igiye kuguha agakiza gatuma umenyekana. Imana igiye kuguha ibyishimo n'umunezero bituma umenyekana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya.
Mana yacu ishyirwe hejuru nyuma y'ibyakubayeho. Ibyakubayeho ntabwo mbizi ariko Imana irabizi. Ibyakubabaje ntabwo mbizi ariko Imana irabizi. Ye baba we, ibiko byagenze ntabwo nabimenya, ntabwo nkuzi ariko Imana ikuntumyeho irakuzi neza. Mwene data, buno ubuhanuzi bwawe bw'uyu munsi nyuma y'ibyakubayeho, akirira ijambo ry'Imana riba inkingi ikomeye ku mutima wawe. Uvuge ngo nyuma y'ibyambayeho, uyu mukozi w'Imana atazi, usengera isengero ngo mwami, uyu ntabwo anzi uranzi, uyu ntabwo ndeba urandeba. Nakiriye ijambo ryawe, nakiriye ubu buhanuzi, kandi nanjye ndagusengeye mu izina rya Yesu. Nyuma y'ibyago wagize, nyuma y'umubabaro wagize, nyuma y'agahinda wagize, nyuma yo guhemukirwa, nyuma y'intambara unyuzemo, nyuma y'ibyaha ufite, nyuma yo guteshwa agaciro, nyuma yo gutabwa no kureka, nyuma yo gushora bikanga, nyuma yo kuburira umugisha abandi bawuboneye, noneho Imana izinze iyo paje. Imana ije kukwiyereka, Imana ije kukwiyereka, ije kukwiyereka mu byiza, ntabwo ije kukwiyereka mu byago. Ni kuwiteka avuganye nawe, ntabwo ije kukwiyereka mu bibi, ije kukwiyereka mu byiza. Imana senga, Imana nizera, Imana nemera, Imana wumvise, ije kukwiyereka. Reka dusenge Imana. Ndashaka kugusengera Imana wowe wumva wizeye, ukaba wumva hari ikintu Imana ikoze, ukaba wumva hari ibihindutse, ukaba wumva hari ikintu wakiriye gishya. Haleluya. Ukaba wumva hari ikintu gishya Imana ikoze, ukaba wumva hari uburyo bubonetse Imana yo mu ijuru ikoze. Ni wowe Imana ivuganye nawe. Haleluya. Ndashaka kugusengera, ndashaka ko wizera, kandi nibiba ngombwa tuzakomeze dusengane. Iyi Mana nkubwira ifite ibihamya, ifite n'ibimenyetso, ifite ibihamya rwose. Ni umugabo wo kubihamya. Uko Imana yeretse Dawidi, twavuga abantu benshi Imana yeretse Hana nyuma y'igihe kinini ari ingumba, Imana imuha urubyaro. Iyamwiyeretse niyo nkubwira. Imana yeretse Eliya ku musozi Karumeli hagati y'abahanuzi ba Bayali, iyo niyo nkubwira. Iyo twavuga benshi, yeretse Mose wahigwaga na Farawo, akarerwa kwa Farawo. Imana umva irindi jambo, Imana ikurokoreye mu biganza waruguyemo, Imana ikurokoreye aho ngaho. Nyuma y'ibyakubayeho, Imana ije kukwereka mwene data. Reka ngusengere Imana ikwiyereke nimba ubyizeye, kandi Imana y'amahoro, Imana nyir'umugisha, Imana nyir'ibihe byose, ikugira uko wifuza kumera. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ntaba ari twe rero, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amen, 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 amen. Arakoze cyane Revera, turagushimiye Pastor. Ugize neza kuba tukwakiriye muri PSG TV, ukaba uvuze ibintu bikomeye cyane. Ibihe byiza, nawe turagushimiye cyane. Yego, nawe Imana ikwiyereke nyuma y'ibyakubayeho, kandi nanjye iranyeretse nyuma y'ibyambayeho. God bless you. Okay, welcome. Ibihe byiza kuri mwese, turabakunda, turi mwese aho muherereye, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro PSG yende ibageraho umunota ku wundi, mwanya ku wundi, tuyegenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Bye bye, Nyagasani abahe imigisha.